Fabrice mwana wanjye Karamante warakoze kubera ahantu wankuye numva amaze gutekana ariko Fabrice ndakumva andi hari ikintu ushaka kukubwira buriya papa wawe Mutoni ntiyamuroze uzi ko yongeye agasubirayo andi njye ntumubwiye ntabwo nabitinda Mutoni ntabwo ari umuntu mwiza na gato mumbaze njye na Fabiola twarabanye mu nzu imwe ariko andi icyo nshaka kugusaba waretse tukazajya gusura Fabiola muri gereza subiza aho rukuye yego ye wese kandi ugejejwe n'iki hano ubuse nawe waba ukeneye icumbira mburiye uzi ari iki kimugenza aha inzira yakwigize ari nayo gusohoka gira vuba kandi sinzi ibyo nabona enda genda Fabrice ndakumva andi kubera ibintu Fabrice yankoreye ntabwo nahimuka mu maso ye wowe uzijyane Fabiola nakurikiranye urubanza rwawe rwose narwumvise birambuye ariko uyu niwo mwanya mbonye wo kuvugana nawe ndagira ngo umwize ukuri urupfu rwa Manzi warugizemo uruhare Fabrice ndakurahira Imana isumba byose yo mu ijuru ntabwo ari ngiye kwishepa ese umaze kugera mu rugo urimo uza kureba Manzi ese ni iki wari uje kumubwira Fabrice njyewe nari naratandukanye na Manzi naje nje gusaba Manzi imbabazi mu gihe nkihagera nibwo nagiye kubona mbona Manzi baramurashe yikubise hasi mu kuri kw'Imana niba narigeze mbigiramo uruhare Imana yo mu ijuru izampane ni ukuvuga ngo winjira Manzi wasanze ari kumwe n'andi mu nzu hari harimo Manzi n'umwana gusa Brian ese Manzi wawe warasanze ari mu yihe mudu ese wabonaga arakaye wabonaga yishimye wabonaga ameze ati Fabrice ibyo ari byo byose kubera ibintu nakoze birumvikana ko atari yishimye ni irihe jambo yaba arakubwiye mbere y'uko ajya gupfa ni iki waba wibuka icyo nibuka gusa we yateze gutya akaboko anyigizayo ambwira Fabiola bigaragara ko yashaka nk'ushaka kunkinga umwanzi mbona Manzi yikubise hasi
ariko hagati aho ngaho mu guhindukira amaze kuvuza induru nibwo narebye mbona munsi y'irido harimo inkweto z'umugabo n'ipantaro. turabashimye rero, twishimiye ko mwatwakiriye, ariko uyu mugenzi wanjye ndibaza ko mutamumenye, yitwa Saido. Nagira ngo rero mu kiganiro tugiye kugirana aha ngaha ntumugireho ikibazo. Saido, ndumva nta kibazo, nawe wabidufashamo. Karimu rero ngira ngo uzi ko wigeze kuba umwuka wacu. Ikibazo twagira ngo udufashemo ni icya Diyaro, ari we se w'aba bana. Twagira ngo udufashe kumukura ku mupfumu. Karimu, ukwiye kugira agahinda ka papa wanjye, ari we si ubukwe wawe, urupfu apfuye. Ndabyumva, ariko ntabwo byoroshye. Harya Mutono muvuga si umugore we kuva kera? None se ubwo muribaza ko twakura umugabo mu rugo bigashoboka? Kari, urebye urupfu Diyaro apfuye, Diyaro nta gikaraba, nta kenda kigira, ndetse n'iyo abonye umuntu yarazi ahita aca akirukanka. Karimu, ubu ngubu ushobora kwemera koko papa akaguma muri uriya pfumu barimo? Karimu, gerageza, n'icyo wakora. Saido, ndakumva. nawe ndumva hari icyo wadufashamo. Mu by'ukuri nakurikirana ikiganiro mwagiranye, ariko biragoye kuvana umuntu ku mupfumu. Uzi ko buriya nawe akorana n'imyuka y'abadayimoni. Buriya kumubona ntabwo mwapfa kumubona, usibye kujya mu marimba aho baba bagiye gucuragurira, nabwo ukajya yari nijoro. Rekera aho Saido, umva turi umuryango, ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Uriya musaza mu by'ukuri araboshye pe, mu bigaragara ari mu ngoyi za Satani, ariko mwe kwiheba, Imana irahari kandi izamubohora, mu byizere. Now, let me tell you,
tukareba muzashobora. Birashoboka se? Muze murebe ko yaba ari umuntu. n'uyu uyu niwe manzi Drake. Birashoboka ko umuntu baba baraje gutwara umuntu mu bitaro bakamwiba? Ukuvuga ko namwe mutari mubizi rero. None se mugo birashoboka ko ushobora kudushyira amashusho kuri CD cyangwa kuri flash, kuko ni bimwe mu bimenyetso ushaka gutanga ku rukiko kugira ngo mushiki wanjye afungurwe kuko ararengana. Kubibaha byo nta kibazo, ariko tugomba kubanza twavugana n'umuyobozi mukuru w'ibitaro kugira ngo afate icyemezo. Okay. Twaba dutegereje se ukamutubariza kugira ngo tugende tubijyanye byibura. Uriya mwana wanjye umusiri imbere urabaye umugabo, ariko hari ibintu ugomba kumenya. Ese ubundi usikishe papa wawe? Oya, umva ari umwana wanjye. Brian, hari ibintu ushaka kubwira. Uramenye ariko tuzagira umuntu ubibwira. Uzabigira ibanga ntazagira umuntu uzabimenya. Urumva? Ntazajya uzabimenya. Mama we ni umugome. Yishe papa wawe. Mama, yice papa. Mama wawe nishe papa wawe. Ubu ngubu ufite papa wawe nk'abandi bana bose. Umva Brian, wamenye ubwenge, menya ubwenge. None urumva inama ushaka kugira mwana wanjye. Brian, uzihorere. Ugomba kuzihorera. Uranyumva? Hari n'ikindi utari uzi. Mama wawe afite undi mwana yabujyanye n'undi mugabo. Uranyumva Brian? Uzihorere mwana wanjye kandi ugire ubwenge. Kandi umwana ndahari. Urumva? Ndahari ntugire ikibazo.
Mwicare. Tugiye gutangira. Turahera ku rubanza RP 0039 agakato 13 TGI Nyarugenge. Uregwa yitwa Akoguteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal. Arahari? Ndahari. Araregwa kuba yarivuganye uwo bashakanye ariwe Manzi Drake mwene Kankindi Cecile na Nsengiyumva Jean Claude. Akaba yarahamwe n'icyaha cyo kwivugana uwo bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu kwezi kwa gatatu. Fabiola, uriburanira cyangwa urunganirwa? Ndunganirwa. Ijambo ni iry'umushinjacyaha. Murakoze Madame la Présidente. Uyu Akoguteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal arashinjwa kuba yarivuganye uwo bashakanye ariwe Manzi Drake mwene Kankindi Cecile na Nsengiyumva Jean Claude. Madame la Présidente, ahangaha nagira ngo mbibutse ko Akoguteta Fabiola yari hamwe n'iki cyaha, kuko mu bimenyetso byagendeweho ko Akoguteta Fabiola yari yarataye urugo rwe, aho rugarukiyemo mu ijoro rikeye nyuma y'iminsi 2 nibwo umugabo we yarashwe. Nta kimenyetso kugeza ubu ngubu Akoguteta Fabiola yigeze atanga kimushinjura cyangwa se kigaragaza yuko yaba atarivuganye uwo bashakanye. Niyo mpamvu Madame la Présidente, kugeza ubu ngubu mbona nta shingiro afite yiregura, kuko nta n'ibimenyetso bigaragaza ko Fabiola yaba ari umwere. Nkaba nsimbarara ngendeye ku itegeko ryo mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda mu ngingo yaryo 142 bivuga ko uwishe uwo bashakanye ahanishwa igihano cya burundu. Niyo mpamvu Madame la Présidente, Akoguteta Fabiola twamusabiraga ko mu gihe aramutse ahamwe burundu n'icyaha cyo kuba yarivuganye uwo bashakanye, itegeko ryashyirwa mu bikorwa agahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Maître, iby'umushinjacyaha avuze hari cyongeraho? Murakoze nyakubahwa Perezidante w'urukiko. Nyuma y'uko Akoguteta Fabiola ahamwe n'icyaha cy'uko yaba yarishe uwo bashakanye Manzi Drake, nyakubahwa Perezidante w'urukiko, ntabwo nemeranya n'ubushinjacyaha ibyo bwavuze, kuko ubushinjacyaha ntabwo bwigeze bukora iperereza ryimbitse ku bijyanye n'iraswa ry'uwahoze ari umugabo wa Akoguteta Fabiola. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nyuma y'imyaka 5 ishize Akoguteta Fabiola amaze afunze, naje gukora iperereza ryimbitse sanga Akoguteta Fabiola nta ruhare yigeze agira mu iyicwa ry'umugabo we Manzi Drake. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nkaba mfite ibimenyetso byimbitse byerekana yuko Manzi Drake n'ubu ngubu yaba akiriho, kuko nyuma y'uko Manzi Drake araswa yaje kujyanwa kwa muganga, nyuma akaza kwibwa ari muzima. Ibyo nyakubahwa Perezidante w'urukiko nkaba mbifitiye gihamya
nkaba mfite ibimenyetso by'amashusho ndetse no mu nyandiko. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, akaba ari nabwo mpamya yuko Manzi Drake atapfuye ahubwo ari muzima. Ubushinjacyaha ibyo buri kuvuga ntabwo bwigeze bwikorera iperereza risesuye. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nkaba nsaba ko uwo mburanira ako Guteta Fabiola ko yafungurwa by'agateganyo mu gihe iperereza risesuye rigikorwa. Murakoze Perezidante w'urukiko. Ibyo bimenyetso uvuga biri he? Wabigaragaza? Murakoze Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, ibyo bimenyetso ndabifite. Mushobora kubitugaragariza. Urubanza ruzasomwa ku itariki 10/12/2017 saa 8. Niko Diaro, igihe cyose nahereye nkubwira ngo ibi bintu byose ubikureho wari utarabirangiza. Ariko rero uba muzima cyangwa ubu mukanyuze ko bashyitsi bari buze bagasanga ibi bintu bicyandagaye hano. Ubu baribaza ko turi bazima cyangwa baribaza ko turi abasazi. Si wowe ndi kubwira, ntabwo ari wowe ndi kubaza, ntabwo ari wowe mbaza. Ariko muto ubu koko gwera mu gitondo nyora bino bintu navuye no gutera intabire ziba ragaye kigo. Ubundi waje gukora iki yawe? Haguruka. Haguruka. Ntabwo uri kunyumva? Ntabwo uri kunyumva? Si wowe ndi kubaza? Kunyumva?
nagayo. Haguruka. Haguruka se. Haguruka. Muraho yemwe. Muraho. Muri bande murashaka iki muragenzwa n'iki? Murakaza neza abana. Seko ndiba mutagenzwa n'amahoro bite? Turagenzwa n'amahoro. Ikitugenza hano rero ndumva ushaka kukimenya. Tuje hano kureba imbohe waboheye ahangaha. Jesi wanjye ngira imbohe. Jye ntabwo njye mbohe iwanjye hano. Umva, tuje kureba imbohe wa musaza wagize imbata. Ariko wa mugabo uri muzima cyangwa jye nakubwiye ko nta mbohe ngira iwanjye. Uri uranyumva? Uriya ni umugabo wanjye. Yewe kituzanye no kumutwara. Ngo iki? Ariko muri bazima. Umva nkubwiye. Nongere mbisubiremo, tuje kubohora imbohe waboheye ahangaha n'ingabo zawe zazindi ukorera zikuzima. Ariko murashaka iki mwabagabo?
tuje kubohora imbohe ndabateza ryangombe katika ryabega jina la Yesu ryababinga tuje kanya kubohora imbohe mboherereza amahembe yanjye abasahure sa umva tugende kumufata twakubwiye ngo imbaraga zawe ni ubusa twe dukoreshwa n'imbaraga z'Imana turashaka imbohe wagize imbata ahangaha nta kintu byadukoraho ibyo ni ubusa kuri twebwe nta kintu byadukoraho kuko dufite umutware uduhagarika ndaboherereza ihembe ryanjye ribasahure mu izina rya Yesu Kristo tuje kubohora imbohe iri ahangaha erega nushaka utuze imbaraga zikuyobora ni ubusa kuko twebwe dufite umutware dufite imbaraga dufite ingabo ziduhagarikiye kandi turashaka kubohora umusaza wagize imbata ari buriya wicaye hano ariko ubundi muje mwitwaje iki mu izina rya Yesu ushobora kwicara tugiye gutangira gusoma imanza. Urubanza tugiye guheraho ni urubanza nimero RP 0039 agakato 13 TGI Nyarugenge. None ku tariki 10 z'ukwa 12 2017 ubushinjacyaha buregamo ako guteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal. Tumaze kubona ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze tukanumva imyiregurire y'uwitwa ako guteta Fabiola n'ibimenyetso yatanze, wunganirwaga na Maître Ruzindana Fabrice,
urukiko rwemeje ko afungurwa by'agateganyo nuko rukijijwe none ku itariki 10/12/2017. Tonto. Aho neza mwana. Yego. Ni amahoro. Yego. Karibu sana mwana. Yego. Meze neza? Sawa. Ishuri biragenda? Biragenda. Kuko cyane nyine si mumari. Ariko tonto. Yes. Mama yaba yagiye he? Mama ntabwo twiriranwe. Yavuye hano mu gitondo avuga ko ari bugaruke vuba ariko ndabona ataraza. Ariko nawe urakabije gukunda mama wawe cyane. Rega ndamukumbuye. Kagenda ujye gufata icyo kurya dore urashonje. Andi makuru. Mustafa. Ubwo barahari se? Bari barimo bararuhuka ariko barahari. Nababona se? Ko nari mbakeneye. Kanze mukubwirira. Nihangane gato. Neza? Amakuru. Sawa? Karibu sana. Urakoze cyane. Nukuri amakuru. Neza. Biragenda. Yego. Ni amahoro se? Yari amahoro. Okay. Ntabwo twabamenye ariko. Njyewe ndi inshuti ya Alicia. Yego. Nari nshiyanuka umusuhuza ntabwo twaherukanaga. Okay. Na yaba hari se? Ntabwo none ahari. Ariko uje kugaruka mu masaha ya nimugoroba ushobora kuhamusanga. Mugoroba. Nasanga heza. Byibura nka saa moya n'igice. Ndagerageza ndebe kanye kaboneka. Niyo kandi ntaza no munsi n'ikindi gihe naza. Ntago byihutirwa nuko ntamuyirukaga. Hanyuma rero ubwo ntari musanze reka mbe ngiye gusa naza umubwiye ko nahageze. Okay, ndamubwira ko ari nde? Umubwire Claudine. Tumubwire ati wa mudamu inshuti ya Claudine arahita amenya. Okay. Reka ngiye ku kazi aramutse aje umusuhurize umubwiye ko nahageze. Yawe reka nkureke kugire kandi ibihe byiza. Bye. Unsezero n'umwana.
Karibu. Muraho neza. Karibu mwicare. Amakuru yawe se? Neza. Ko ntakumenye. Njyewe nitwa Dave. Kandi umukozi wa Rishyira. Akaba yawantumyeho. Alice yakuntumyeho? Ko atarasazwe n'umuhabano se? Ubundi iyo atiyiziraga yampamagaraga.